twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Karame Mubyeyi mugezwaho na Tuyisenge Lucy umubyaza. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ni ryari umubyeyi wabyaye yakama amashereka. Tuzi neza yuko amashereka ari byo kurya by'umwana wamaze kuvuka. Ubushakashatsi bwagaragaje ko hari igihe biba ngombwa ko umubyeyi akama amashereka akoresheje intoki ze cyangwa se utumashini twabugenewe. Tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro igihe umubyeyi yakama amashereka. Igihe cya mbere ni igihe wa mubyeyi wacu yabyaye akagira amashereka menshi, ariko umwana kuko aba akiri mutoya akaba adashobora kuyonka ngo ahumuze amabere. Abamama benshi bajya basanga bagize umuriro nyuma yo kubyara ndetse bakamera nk'abarwayi, igihe kimwe bakaribwa n'umutwe kubera ko igituza kiba cyabaye kinini, amashereka yabaye menshi atabasha gushiramo akabatera umuriro. Tubararikira rero kumenya ko ari iby'ingenzi cyane ndetse ari iby'umumaro gukama aya mashereka kugira ngo aya mashereka agabanuke n'uyu mubyeyi yoroherwe. Amabere aba yaremereye cyane ku buryo usanga umubyeyi bimuvuna ndetse n'umwana ntashobore konka neza kubera ko ibere riba ryabaye rinini, yarishyira mu kanwa rikajya rimucika. Iyo rero ari wa mubyeyi ubyaye ubwa mbere usanga iyi moko yacitseho udusebe ndetse tukaba ari udusebe tubabaza cyane, ugasanga ababyeyi batangiye gutinya konsa kubera ko baba bababara. Niyo mpamvu umubyeyi wagize iki kibazo tumugira inama yo gukama amashereka. Bikunda kubaho ku munsi wa mbere cyangwa se umunsi wa kabiri umubyeyi yabyaye. Ntabwo ari byiza yuko muri iki gihe umubyeyi afite umuriro ari guterwa n'amashereka yakwivurisha indi miti yari yo yose, kubera ko iyo amaze gukama aya mashereka akayagabanya yumva yorohewe ndetse agakira. Afata agakombe keza, akaba yafata agatambaro gasukuye agahanagura amabere, yarangiza agakama ya mashereka. Ndetse iki gihe tumugira n'inama yuko aba yakarabye intoki n'isabune ndetse n'amazi meza. Aya mashereka rero iyo amaze kuyakama nta kindi yayakoresha, arayabogora cyangwa se arayamena. Icyo gihe bituma ubwonko bukora amashereka meza mashyashya ndetse ryabere rikoroha, n'umwana yajya konka agafata ibere nk'uko bikwiriye, hahandi imoko yinjira mu kanwa k'umwana, umunwa w'umwana ukajya ku ruziga rw'umukara rw'ibere akabasha konka byoroshye. Ahangaha bikaba byanafasha wa mwana konka hagati ya minota 10 na 20 akava ku ibere noneho arihumuje. Mbibutse yuko iyo iri bere ryabyimbye kubera amashereka menshi, iyo ugerageje kuriha umwana yonka amashereka ameze nk'amazi. Ntabwo aya mashereka aba afite intungamubiri zihagije, antikoro ndetse n'amaproteine ahagije. Niyo mpamvu tugira inama umubyeyi kubanza gukama aya mashereka ya mbere, ibere ryamara koroha akabona konsa umwana, kuko amashereka aba ari bukurikireho aba ari amashereka yuzuyemo intungamubiri ndetse abasha no gutuma umwana yonka bimworoheye. Reka nibutse ababyeyi bankurikiye yuko igihe cyose aya mabere akiri manini bigora ubwonko gukomeza gukora amashereka, kuko ubwonko buba bubona ko nayakozwe mbere atakoreshejwe. Reka nibutse ababyeyi bankurikiye ko igihe kindi umubyeyi ashobora gukama amashereka ari igihe yabyaye umwana utagejeje igihe, bakamujyana muri bya byumba bitaho abana bavutse batagejeje igihe bita neonatology. Iki gihe umubyeyi asabwa gutanga amashereka akayashyira abaganga cyangwa se abaforomo n'ababyaza bakurikirana aba bana muri cya cyumba aho baba bari muri bya byuma bibashyushye, za incubateur. Ndetse byaba byiza ukoresheje amazi ashyushye cyangwa se amazi atetse, kugira ngo aya mashereka aze kugera muri neonatology afite isuku ihagije. Mbibutse ko muri iki cyumba ari ahantu haba hakwiye kugira isuku, haba ku mwana uri muri icyo cyumba. Afata amazi ashyushye agashyiramo akayeswime cyangwa se akandi gatambaro keza yahisemo gukoresha, ka gatambaro akagashyira ku ibere ahagana haruguru, yarangiza agasa n'ukora massage y'ibere, noneho agatangira gukama amashereka. Ariko niba ari wa mubyeyi utaragira amashereka menshi, akwiriye gutwara amashereka ndetse akayageza muri neonatology atwaye akwiriye bamusabye.
Reka nibutse ababyeyi yuko iyo uri gukama aya mashereka ukabona ufite amashereka make cyane adahagije ukurikije n'urugero umuganga aba yagusabye, ni byiza yuko mbere yo kuyakama ubanza kunywa. Ushobora kunywa icyayi gishyushye, ushobora kunywa igikoma gishyushye, ushobora kunywa isosi ishyushye kugira ngo ubanze ushyushye umubiri wawe ndetse ushyushye n'imiyoboro y'amashereka kugira ngo nuza kuyakama bize kukorohera. Ababyeyi benshi iyo bafite abana muri iki cyumba cya neonatology usanga bahangayika bibaza niba umwana azava muri neonatology amahoro. Reka mpumurize ababyeyi ko habaye nta kindi kibazo gikomeye cyaba gihari, ukwiriye kwakira ihumure ndetse ukamenya yuko guhangayika kwawe biri buze gutuma ya mashereka adakorwa ku rugero rukwiriye. Ukwiye gufatanya rero n'abaganga ndetse n'ababyaza n'abaforomo bakurikirana umwana wawe gusenga kugira ngo hamwe n'Imana ihumugisha ibyo bikorwa byose kugira ngo umwana wawe azageze cya gihe cyo kujya hanze ari amahoro. Ahangaha rero ndibutsa ababyeyi yuko kugira ngo ubashe kubona amashereka meza ukwiriye kurya indyo yuzuye, ikindi ukanywa bihagije. Ahangaha mbibutse yuko mu byo kunywa tugira inama umubyeyi kunywa wirinda gushyiramo inzoga, kubera ko inzoga nazo zishobora gutambuka mu mashereka. Ya alcohol yitwa ethanol iboneka mu nzoga ishobora gutambuka mu mashereka ikaba yajya kwangiza umwana wawe. Ibindi binyobwa byose wabifata kandi biba byiza cyane iyo ufashe n'amazi. Ni byiza ko ababyeyi babyaye bamenye ko baba bakeneye kunywa amazi kugira ngo aya mazi bafashe gusukura imbere mu mubiri ndetse abashe no gutuma bagira amashereka meza n'itembera ryabo ry'amaraso ribashe gukorwa neza. Mbibutse yuko amazi ari ubuzima. Nubwo uba uri gufata ibindi byo kunywa kugira ngo ugire amashereka meza, ariko wikwibagirwa ko n'amazi ari ngombwa kuyanywa kugira ngo abashe gutuma umererwa neza. Iyo rero uyu mubyeyi yariye indyo yuzuye ndetse akaruhuka bihagije, ikorwa rye ry'amashereka rikorwa neza, akaba yabasha kubona ya mashereka ahagije atuma umwana atazicwa n'inzara ndetse umwana akaba yakonka cyangwa se agahabwa ya mashereka agahaga. Mbibutse ko aba bana baba bari muri kiriya cyumba aho bakurikiranwa n'abaganga, aya mashereka baba bayahabwa binyuze mu gapira kanyura mu mazuru kakagera mu gifu. Aya mashereka umubyeyi ashobora kuba ari we uyihera umwana. Icyo gihe ababyaza cyangwa abaforomo bakora muri ibyo byumba bashobora kukwerekera bakakwigisha uko wabikora, akaba ari wowe uyihera umwana. Biba byiza cyane rero kuko bituma umenya imikurire y'umwana wawe cyangwa se n'uburyo umwana wawe ari koroherwa kuzageza igihe uzataha. Biranashoboka yuko abo baforomo cyangwa ababyaza bakora muri ibyo byumba aribo bayaha umwana. Ariko iki gihe nzi neza ko hemewe ko umubyeyi yaba ari hafi y'umwana we. Hari igihe biba ngombwa yuko umuganga agusaba noneho konsa umwana niyo yaba agifitemo ka gapira kugira ngo barebe niba wa mwana yatangira kugira ubushake bwo konka akagira n'ubushobozi bwo gukurura ibere. Ibi nabyo biba byiza cyane kuko bituma ari abaganga, abaforomo cyangwa ababyaza babakurikirana ndetse nawe mubyeyi umenye ko umwana wawe ari kugenda rwose akira nk'uko bikwiriye. Ntuterwe ubwoba n'ako gapira kari mu mazuru kuko umwana namara kugira ubushobozi bwo konka abaganga bazagakuramo bashobora kuba baguha uburenganzira bwo kumwonsa ako gapira katarimo. Soza iki kiganiro, reka nibutse ababyeyi bankurikiye ko ushobora gukama amashereka ukoresheje intoki zawe cyangwa se ugakama amashereka ukoresheje utumashini twabugenewe. Hari akamashini gashobora kugufasha gukama amashereka gacometse ku muriro ndetse akandi nako kakaba kagufasha kuyakama kadacometse ku muriro. Ibi ngibi bigendana n'ubushobozi bw'umubyeyi. Uyu ushobora kugura aka kamashini ni byiza cyane ko wagakoresha kuko ko gakushoboza gukama amashereka vuba ndetse ugakama n'amashereka ahagije. Reka nibutse ababyeyi babyaye bankurikiye yuko igihe cyose urimo utegura aya mashereka ndetse waba ukoresha akakoma kabugenewe cyangwa se utagakoresha, ukwiye kugira isuku ihagije kugira ngo umwana wawe atazarwara indwara zituruka ku mwanda bitewe n'ibikoresho mwaba muri gukoresha. Soza rero ndararikira umuntu wese unyumva gukora subscribe niba utarayikora, ugakora like, ukaduha comment ukatubwira niba iki kiganiro wumva hari icyo kikumariye ndetse ukadufasha gusangiza aya makuru abandi babyeyi kugira ngo bamenye icyo gukora mu gihe bagize ikibazo nyuma yo kubyara.
murakoze cyane, naho mu kiganiro cya kabiri aho tuza kongera kuvuga ikindi gihe umubyeyi yakama amashereka. Murakoze, murakarama.